Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mbandazi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo w'imyaka 45 y'amavuko yaje kugaragara ku iki gicamunsi asambanya inka. Mu gusambanya inka uyu mugabo yaje gufatirwa mu ifamu ari gusambanya inka. Amakuru avuga yuko uyu mugabo yari asanzwe akora mu ino famu nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi yaje gufatwa na kamera zo mwa runo rugo ari gusambanya inka. Ubwo nyiri inka veterineri yaje gupima inka agasanga izi nk'impamvu zidatwita yasora impamvu zidahaka nuko zifite inanga z'abantu. Rero nyiri famu yahise akora ikintu kimwe cyo gutega kamera mwino famu kugira ngo arebe ukuntu izi nka zibona inanga z'abantu. Nibwo rero yasanze umugabo arimo yurira inka arimo ayirongora yihaye akabyizi. Tekinike yakoreshaga arongora zino nka, yafataga inka akayizirika amaguru, ubundi akayizirika no mu izosi, ubundi akayegereza ku giti, ubundi akayirongora fresh. Bivuze ngo rero uyu mugabo yaje gufatwa ahita atabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya amatungo. Nyabareka gusambanya itungo no hantu hava zino ndwara nka za Ebola mugenda mwumva, indwara zitwa ngo ubushita bw'inkende, indwara nk'izo ngizo zigiye zitandukanye ziva mu gusambanya amatungo. Uyu mugabo rero yafashwe kugeza amagingo angari ku ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya amatungo. Uyu mugabo avuga yuko n'ubundi gusambanya amatungo atakwigera abireka, yemeye icyaha akanasaba imbabazi, ariko umuryango uvuga yuko n'ubundi uyu mugabo atuzuye, asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Bahise bamujyana Indera aho bavurira uburwayi bwo mu mutwe. Mu kujya kumupima koko basanze afite uburwayi bwo mu mutwe, ariyo mpamvu yasambanyaga inka. Bityo rero umugore we avuga yuko baheruka gukorana imibonano mpuzabitsina ari uko bashakanye, we yisambanyirizaga amatungo dore ko n'umugore we yari asanzwe abizi. Umugore we yatanze amakuru avuga yuko uyu mugabo afite ikibazo aho kugira ngo bajye kumufunga ahubwo bajye kumuvuza, kubera ko ibyo yakoraga ntabwo ari wabikoraga ahubwo yabikoreshwaga n'ikimurimo. Rero bityo uyu mugabo yese ajyanwa kumuvura indwara mu mutwe yari afite. Uyu mugabo rero magingo ngaya aho yarwariye n'igitsina cyiyo cyatangiye kubyimba. Ni inkuru twumvise natwe imitima yacu iraturya, ni inkuru yadushenguye, ni inkuru yatumye tubabara turarira. Uyu mugabo rero yaje kubyimba igitsina, rero ni inkuru yasiza natwe ihita tugeraho, atangira kubyimba igitsina, ahita ajyanwa ku bitaro bya Masaka ahari abaganga b'inzobere kugira ngo akomeze yitabweho n'abaganga ko avurwa ikibazo cyo mu mutwe, ari bari no ko bavura ubugabo bwe. Mana y'isi n'ijuru, uyu mugabo byakomeye, ari mu mazi abira, igitsina cye cyatangiye gutonyoka kizamo inyo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu byarishije abanyarwanda benshi cyane ko bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Bivuze ngo amaze igihe kinini cyane asambanya iri tungo, noneho no kujya kumuvuza no kujya kumujyana Indera nabyo birangira bamuvuye, birangira hajemo ikindi kibazo gikomeye cyane. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu mugabo n'ubundi iyi ndwara yo kugira gutya inyo zikava mu gitsina n'ubundi yari asanzwe abirwara. Rero bityo rero abaganga ntibagire ikibazo, gusa bayoberwaga aho biva, ariko biva mu gusambanya amatungo. Ngayo nguko rero ni ibintu byarishije benshi. Iyi nkuru umuntu wese ayumvishe yarize arangize yifata ku munwa. Nanjye nibwo mvuze tereka iyi nkuru nyikore nk'abanyarwanda nyibahereze muyumve, hatazagira umuntu ugerageza gusambanya itungo. Munyarwandakazi, nyabuneka ntuzasambanya itungo. Itungo ntago ari umuntu, kuko abakobwa hano hanze barahari, ndetse ubaye kwifata byakunaniye wagura n'indaya kugira ngo usambanye amatungo. Nyabuneka ndababujije gusambanya amatungo. Ni ibintu bibi cyane, ushobora gukuramo indwara zidakira, ugakuramo indwara nyinshi cyane, bigatuma ujya kubaho nabi, ugatuma n'igitsina cyawe bagikata kubera yuko warwaye izo ndwara nk'izo ngizo. Watangiye kuva amaraso, utangiye kuninda amashyira, igitsina kivamo inyo, hari igihe birangira bagikase. Bityo rero ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere, ariko kubw'amahirwe baratanga igisubizo cyiza cyane yuko ari buze gukira. Magingo ngaha rero uyu musore ntabwo ari butabwe muri yombi, ahubwo araza aganirizwe muri sosiyete nyarwanda. Kandi umugabo yarangije kumwirukana no mu ifamu ye, ntazongere kuhakandagira. Bahise bangaza abandi bashumba bari bahari, bose bahise birukanwa. Abo umwe agasemera abandi, bose bahise birukanwa, hazanwa abandi bashyashya bo kwita ku inka z'uno mugabo. Afite inka zirenga 70, urumva ko afite ifamu nini cyane. Ngayo nguko rero nuko amakuru y'uno munsi yarameze. Ayo niyo makuru atariho ivumbi yumvikanye mu karere ka Rwamagana. Uyu mugabo nawe narava kwa muganga, nava kwa muganga nzabibabwira, ariko abaganga batanze icyizere yuko uyu mugabo ubugabo bwiwe buzarangira bukize. Ngayo nguko rero amakuru yacu reka tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nibwo bwa mbere ugeze kubona
umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, uwa mbere mwiza. Nizere ko Imana iri bukurinde mu byo uri bukore byose. Jya usenga Imana, wiragize Uwiteka kugira ngo ibintu byose ukora bijye bigenda neza. Ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka, we yakoze subscribe uri uw'agaciro.